subizi ahubwo ni nka marayika muri ki ariko jya wihangana ako Karori rwose ibyo byo kunyifatishaho bireke ntabwo nongeye ubu mfite agahinda kanshenjaguye umutima funga uwo munwa wawe ntega amatwi nkubwire noneho yego ndavumbura nakumvise mvumvura ndikivumvure gira vuba uri kuntinza ngiye ntega amatwi nkubwire madame ndakumva ngo ntega amatwi kubahane mubyeyi kubahane ntabwo ntega amatwi kubahane Gasiri ndagushaka. Sawa. Gasiri. Nanjye ndimo yani kintu dusakara kanunu. Umuvandimwe gatoyo baye. Gasiri. Gatoye twica hano mbwira ko bigeze. Uri kugenda cyego. nikoye kuri gufunga narinjera yateri amakuru mwa aha komera cyane seka amakuru yo na makuru randa yego cyagenze uteze yewe nde ari twituye tuno tuntu twajyaga tujya kera ariko reka najugunye narinje kukureba ariko wari usanze ndi gukinga ngiye mu rutoki hari ahepfo ngo baba ngutaguye ibitoki bitanira ijoro mwa babikwibye datawe naba nawe n'ibitoki oya wijya mu byo gukinga ahubwo burana nyenda rice kukureba nyine ngo tuganira bizi sinsanzwe nkunda kugenda iwawe ariko none uyu munsi none nagira ngo nkuganirize ku kababaro mfite kutari usanzwe ukatira muri izi nzira se bigenze bite Gahinda mbwira. Zica umuntu mu mboni. Oya kwica umuntu usa nuzi ko bihanwa n'amategeko. Mumenye ko ndi sekibi noneho ku buzima bwanancanze. Yarasundi mbere yo kumwica. Uramuhora iki? Ariko se wiharanwa n'agahinda we gatoya. Muvandimwe wanjye. Mbwira ikibazo byagenze gute? Ubuze uko agira ngo neza. Urumva? Nifate nza n'umugore w'igicucu zezenye mu mutwe umuntu utuzuye. bite ushaka kumenya gukoresha iki ahubwo wowe urinda ahangaha yemba nshaka kumenya umuntu ukubita urubuye None umuntu utuzuye se gute? Umugore aruzuye. Cyangwa wazanye byandi byo kunanira. haro nibona ubu nataye umutwe ahubwo se nta muranda mugira cyangwa akabaho ngo twicare ngutekerereza agahinda mfite kenda kunsatura umutima umuhanda akaranda agasambi nyine kakandi tujya dutondera tukavuga kanze hano hantu si wanjye yewe kandi agahinda ntikica akagira muri ko ariko nta kibazo ngize n'agahinda ntangira kwifubika n'indege igisubizo nshaka kumenya umuntu ukubita urubuye ugukubitira urugi erega ndumva urugi waranarugize urwaye rwose wahagize iwawe niwanjye ariko mbese ni iwawe niwanjye niwanjye n'umugabo wanjye ariko umugabo wawe ahubwo urinde ko ntakumenya ahubwo wowe nyibutsa neza umugabo wawe ninde umugabo wanjye ahubwo wowe uri kuza gukomanga utazi nawe uri gukomanga abantu baba muno ntabwo bazi reka nkubwire rero nkukubita inkuru nshyashya utaruzi nkubwira ndakumva ari ahangaha uhagaze ni iwanjye ari uru rugi ni urwanjye n'iyi nzu ni iyanjye ahubwo we nyibwira neza urinde uri gati ki ukomoka hehe uteye uturuka hehe niko se madamu ko numva utangiye kwita ibyaha ko ari ibyawe ukomoka he ahubwo uruwahe iminsi mazemo hano ko aribwo nakubona uruwahe wari kumbona unkuye he nka hari iwanjye ngomba kwazira igihe nshakiye byari ngombwa kugwitangaza nshimye kubyimenyeye ko nduwahe ko ntari asore ahubwo si cyangwa wayobye tukurangire urimo urashaka nde hano uru ni urugo rwanjye karo nawe ngo bakwibye ibitoki babingutaguye iri joro ibitoki bitanu mwa
Nurebye no mwiyinzana. Narabyumvisha mw'uyu mudugudu ngo hari abakeregesi. Ariko iyo mufata akwihangane ese ntabwo uzi kamana ko umurima w'imyumbati bawurayemo bakarandura n'intoryi byose bakajyana agasigariraho datawe ihangane si urwumwe naba nawe wenda nibyo ibitoki hazazaho n'ibindi ndabona umeze neza da nta neza ntayo kamwe sha uza kaga nahuye nako mbwira rwose subizi ahubwo ni nka marayika muri ki ariko jya wihangana ako Karoli rwose ibyo byo kunyifatishaho bireke biharanwa n'ibibazo mbwira bimeze bitari tayari mugiye kumbura tukora habaye iki okay nta kibazo basi muzange muri gereza tukugemura bageze nyine hakoze iki nimutange murira muzaze kunkingura bazi nyine banze mbere yuko tukugemurira habanze wo gufunga kandi nananiye nawe turi kumwe habaye ikihe kibazo utabasha kuvugaho ibaze urumva iza n'umugore urumva amafaranga y'abandi agira gutya yajya amafaranga man uvuze ibyo bintu nabuze naho nabyerekeza uvuze okay uzi ko amafaranga uwa mugore yajyanye amafaranga y'abandi yo kwa Beatrice umva gatoya nkubwire miliyoni 120 zose taba mwarigishije amafaranga y'abandi ubu mfite agahinda kanshenjaguye umutima wanjye uri kujojoba amaganya genze bite ntuzi se babana banjye babiri bahitanywe n'impanuka noneho umugabo witwa Gato yarabimbereyemo yego boro babasobanukiwe bariza arabinkurikiranira batwemerera miliyoni ngo ni 100 ngo na 20 sinzi ukundi babibara ariko ngewe nafashe mu mutwe ibyo kwari 120 ngo ngari bifaranga ngo byinshi ngo byakuzura ngiriya nzu y'umwana wanjye mbamo yego ubwo rero shaho mu minsi ishize yari yambaye umunsi wo kubizana akabima nkahita mbumukire yego buriya numvaga nari no kuzagukiza reka ndorera nuko umunsi yakayazanye mbona ntaje yego bukeye ndavuga nibura wenda yazanye bwije nibura arayanzaniye umutwe amabere ya nyina gatoya reka nkubwire hari ibintu wakina nabyo ariko ubwo butekamutwe bushyira ku bandi niba uzi ko amafaranga w'ira mubyeyi agira kubura abana be n'amafaranga yarageze ngo arabonye murayarigishije none aka kanya reka nkubwire gato aho ngaho mu buzima ntabwo njya kigishyira amafuti nk'ayo ngaho wakoze ntabwo ndi umutekamutwe n'utari umutekamutwe amafaranga arayize kandi nkubwire ko umudamu yayajyanye iyo ni imitwe muri gukina wowe nawe ni nk'inshuti yanjye narinje kugisha inama basi kugira inama z'ukuntu nakora ibintu aho kugira inama uri kumvugira hejuru wanyitendetse ku mutwe nta nama y'ubujura nakugira kuko ikibi nanjye ubwanjye ndakirwanya urabizi neza kandi uzi n'undi umva reka nkubwire rero ubwanjye reka nkubwire umva mbere ya byose mbere yo kumbwira ibindi byose utarasobanura ikibazo cy'amafaranga y'ura mubyeyi mbanze mbikubwiza ukuri ubwanjye ndakuyambikira ipingu n'urugo rwanjye na Kevin uruwaye ko nta kumenya urimo urayoboza ukaza uvuga nabi bite ariko noneho mbonye umuntu unyubahutse rwose niko se madamu waba uzi uwo ndiwe waba uzi icyo ndicyo ntaba nakumenye se nkirirwa nkubaza yose ntabwo nakumenye tega amatwi nkubwire hari agati katajya kamenyerwa yego niyo ujya kuvuga ntubanza ngo unarebe uwo ubwira uwo ari we ibyo ntibindeba icyo wowe ushobora kwitsamurira rimwe ntakikubona mu maso yanjye ukiraho gato uranzi ukiraho gato njye uzi icyo ndi cy'ubundi wowe yego ureka ko mbona uri gafifi se uri akantu kari aho ngaho ka feke uhereye kurwara ukaminura ku musatsi wowe naguhekenya n'amagufa nkayacira ndetse n'uwo mugabo we wiratana ngo ni Kevin nawe namuhekenya narangiza mwese nkabona ariko mbona wigize intare y'ingore ariko ubundi uranzi sinkuzi ongera ubisubire mu intare y'ingore
okay ukiri aho ngaho Soni. nta menshi wibye uko untera umwaka usinakumenye sinkuzi niko madamu yewe ntera umwaka utera umwaka uda maze uranzindukiye ntera umwaka mukazindi kwitegura uranzindukiye urinda ubundi guhera uyu munsi wa none oya urinda ubundi ntera ubundi umwaka yego ubwo n'inzu yanjye itera umwaka rero icyitonderwa nguhaye iminota 2 nayo ndumva yaba ari myinshi ube wasohokeye no mu nzu basi se Keva arakodesha akaba yarabimpishe kurya ukuza untera hejuru nkijyanire mva ko ndavuga ngo baragufa ndakwifungira gihe ubwanjye ko wagira ukambonera na nyamu ye sinabikubwiye ko ari ubutekamutwe baravuga baharya reka baravuga waje wipfushije ngo naho utayiryaho harya ubwo hagiye yapfuye cyangwa warigishije yapfuye naho utayiryaho bareka mubwire ahubwo mbere yuko umugore arenga imipaka nyirakufashe kumvikana nubwo uri inshuti yanjye hano twasanzanye urumva twasanzanye amaraso akameneka urumva genda kubwira ikibazo kugira ngo unyumve n'inshuti yanjye umutwe nazungeye nenda gusara kugira ngo birahindutse wa kigabo iby'imitekamutwe n'ubushuti ntaho ngiye mpura n'imitekamutwe nkawe ubwanjye Gasiri ahubwo mbere ya Gasiri n'uwo mudamu wawe ndasiga nkubitse n'umudamu wawe nawe ndajya kumushaka ushinzwe iki uramenya icyo ashinzwe hari ibyo uri kubaza ariko rubanda mwese muzi kwishyira hejuru muzi kwishyira hejuru ntabwo ari njyewe uri hejuru ahubwo amategeko niyo yarakujya hejuru wowe mu mategeko ahari itegeko zirishinzwe umuturage kuza gufata utingagiye kumufunga iryo tegeko waryumvishe cyambwira ko yakujyanye se uri mubi uzinya gupfusha inka yapfushije n'umugore ukuntu yaje akambwira ayo mafaranga yose aragiye se yaraje amperebaho ye ngo umugore we ngo yayazanye ngahita ngayamwiba ngarayajyana da ngo yose none ubu kundeba nyine ubu ngumye mu butinde ariko humura ariko nyine n'aka kana kanjye nako karasobanukiwe kari kambwiye ko tutabiherezaho yego hari umuntu witwa ngo Sarongo none ngo Sarongo ngo yabakoraho rikakanga kabatigisa ngo noneho ngo akabahindura umutima ngo bakabura umutekano ngo amafaranga yanjye bakayangarurira urumva rero si byishiri nimba we uzi kubibara ibyo bintu ubwe ibyo bifaranga ngo nimba ngo ari miliyoni 120 si byishiri ngo nta n'umuntu wabikura hasi ngo abyikorere ubwo nyine ngo Sarongo nyine akora iki nyine we ngo ahindura abantu imitima ngo bakagarura ngo ibintu by'abandi urumva yayangarurira no kuvuga nanaguhaho umutima waruri nyamuhinduka ibuye uhinduka ibuye ubundi mu masezerano yo gukodesha wigeze umbona no kurya ushinga hejuru Keve ni mwene ndasama da ntabyo ese undi Keve yabarakubwiye iwabo ntabyo nzi yarahakujyanye ntabwo Keve uzari mwene nde turimo kubitegura kuzajya iwabo gutegura kuzajya iwabo ariko we akakujyana iwabo yego iwabo urahazi iwabo ni ibihangange ntago hajya hagendwa n'abantu nkawe nta soni nakubwiye ukiraho uvugiye wahereye nakubwiye ukiraho nanjye ubwanjye ntabwo nzi utambona mpagaze hano ntabwo nzi wowe ugenza make wose uravuga wowe wambaye ibiri wowe ibyo wambaye urabizi baba mama yanjye ntabwo nkuzi mbwira ikikugenza umvire mu nzira mfunge ngende umugabo wanjye tugiye mu kazi wowe n'umuki wowe n'umuki vuga ikikugenza wowe n'umuki banza isubiriremo neza n'umugabo wanjye wowe n'umuki n'umugabo wanjye Keve n'umugabo wawe Keve nabyo byongereho ikibazo uwo mugabo wawe ariko ubundi ko abagore b'ubu ngubu mutagira isoni niko wa mugore we utagira isoni ntugire na disipurine yo kubaha abantu uwo mugabo wawe wakuzanye mu nzu ingana gutya niyo bashingira mu rugo iyi negise niba ushaka kubana n'uwo mugabo wawe ngira ngo mwakaye mwarubatse kadasiteri ese ubundi uwo mugabo wawe akomoka he yakubwiye avuka yakubwiye akomoka iyo wifashe ko abagore b'umutagira isoni koko ukaza ukicara mu nzu mu rugo umugabo utazi iwabo ese nta n'isoni muba mufite ubu se muri iki gitondo abyutse akagutaha ngaho ako kazi agiyeho reka nkubaze noneho ya mafaranga bakayangarura nkanaguhaho ariko nyine
agahinda mfite nuko 50 uwo Sarongo aca nabyo dufite karo kandi nzi ko ariwe wambaye hafi mu rupfu rw'abana banjye. Niki wamburanye Beatire uretse ko nakwinginze kuva na kera erega wayabona se uretse ko uwo mugwagasa yankoze hakanca ibyo bitoki 50 yaba n'ijana yose nayabona mwana ariko ukava umukenya tukamukenyura garo bayabona nuko ariko ubundi sha Kato mbere ya byose ko mbwa ntacyo nshinzwe nta nicyo nshoboye izina gasirikare kugira ngo njitwararize ariko reka nkubwire we waretse kunjezwa mu matwi ko njenje kugisha inama aho kungira inama nawe uri kunyina ku mubyimba ntakizo nama za nazumvise ntizubugegera nyine n'ubujura wakoze aka kanya ndakubaza ngewe ubwanjye iryo zina ryitwa umuntu ari we wese cyangwa reza ritunguranye umva nta kukurekura ma twumvikane umva gatoya turi inshuti ariko ntabwo tuzaba inshuti mu bugeni ndavuze ngo nyirekuzwe ndakubwiye ngo ahubwo reka nkwerekesha nijye nagukinishije kamamagare Kadogo aza kuntwarire ibyawe tuzahorera nabyo tugeze reka nkubaze sibyo aya ntacyo mbaza wanyweye icyo bundi uyu munsi wasinziye we Kadogo hano ndahabona agahungu gatoya ufite ikihe kibazo ubu umva nkubwire mwa sanga ahangaha ase Gasiri uwo muntu uri guhamagara ninde koko Gasiri banguka Gasiri aba bantu uri guhamagara ni ba ndavuze reka nkubaze ngusubize nyaceceka mpanze mvuge ariko ko numva usimbukira cyane bimeze bite uyu si umugore usimbukira ukashaka kunyinjirira mu buzima bwana bwijemo kubwinjiramo gusa kuko ndi kumva ushaka no kugera ku bindi no ku bindi nanabusesengura noneho ngahera mu Rwanda nkaminura ariko ubundi ubundi ngiye nshaka kugutura amatwi yabwire madamu umbyukiye urinde manzu nyibwire mbere ko utera amagambo menshi cyane kuko nta mwanya kubyuka mvuga nabi mfite funga uwo munwa wawe ntega amatwi nkubwire noneho yego ndavumbura nakumvise mvumvura ndikivumvure gira vuba uri kuntinza ngiye amatwi nkubwire madamu ndakumva ngo ntega amatwi kubahane mubyeyi kubahane ntabwo amatwi kubahane ntega amatwi noneho ubu ugiye kubona icyondi cyo kandi ubona uwondi ubone n'imbaraga mfite ahangaha ngaho mbwira ikibazo ni ukuri kuntinza kandi ntago mu buzima bwanjye mu rugo rwacu twatunga umukazana umeze nkawe nese uri igiki ubundi jewe ndi mama wa Kevin nuko rwose ahubwo yewe sha umva nande rwose ndakwishimiye pe ntiwumva uramuhamba ko ndamuhanyina arayagara yumva atabona agomba kuyazana kandi sinzi ukuntu umutima umbwiye atari ko Karori yagufashe mu mugongo wapfushije akabaho aragusura kureba icyoroshya kureba igitose ubwo nuko umutima wambwira ariko se turiya muntu kureba igitose wamusanze ukamubaza ngere tugaruke igihungu cyawe nabonye cyicushurekanya kuriya kiriya gihugu cyawe bareba bari abana burya abahungu bafuhira ba nyina ariko ntukajya ugira ikibazo cyazamena umutwe oya uzajya uza nyine unsure bisanzwe hari ibindi se biba birenze ngewe amafaranga ninyabona nzakwishyura ayo yawe ndanaguheho kandi nawe wa munsi waranyihakanye kandi twari tuziranye nta soni urareba igihe wahereye nakwihore nawe urashyokерwa sinzakubone maze wowe na Kevin sinzababone mu rugo rwanjye kuko ntago nakwigera nakira umukazana umeze nkawe niko Kevin ariko ubundi Kevin ari he niwe nyene abona here numva musa niko Kevin uzikona kuretse ngo manze uyu ni mugore nyabaki washatse umugore umbwiye ngo ndi ikivumvuri umugore umbwiye ngo ntera umwaka ngo imikoshi n'imyako atari wese jewe ngo ndi ikivumvuri mvira mu nzira mbara kabiri gatatu uyu mugore we ntanamubona hano kubera agahinda ariko ubu nyine agahinda kamaze gushira nawe nakagera kugutererana noneho nzajya mvuga ko nkuzi ariko urayama ahubwo ugiye kuyanzanira mbere mu kibindi kiri hariya ariko ntacyo nawe niba bikunda waza tukareba tukareba se amafaranga hoye genda uyoreho ayo ngayo nyine ya Sarongo none se noneho
leta nyakubitamo muno mwibere ndabizi ariko twanagenda tukareba nyine ukabara wamara kubara oya ntacyo wenda reka ngende ibintu buriya bya bindi ngo bajya ngo mu bintu ngo by'amashuri ngo bakajya bandika bakamenya kubara yewe ntago mbizi rwose naba nkubeshye oya ahubwo wowe genda ubiyorozane karame urashaka kongeraho n'utundi ndararira kubona oya ntuzongera kuri kwageze kwa Karori ahubwo ni tugende hano mu nzu harimo n'ibiryo ibiryo byo nari mu rugo ndi umushogoro n'utujumba ndumva inda yabyimbye yaduriye hari agashogoro kari karaye muwaretse ubundi bita byawe bite wamba wari ibintu kabiri nta bintu mvugana nawe ba ibintu wamba wari kabiri ariko ubundi sohoka we nkurebana n'umugore wawe ibintu wamba wari kabiri oya reka wamba wari mama niko se madame dore n'umugabo we nguyu ndamuzanye wamubonye ngwino garuka hano garuka hano oya umukobwa utinyuka kumbwira ngo ndi ikivumvuri koko nge ngo ndi ikivumvuri iyi karashika wayikuye hehe harya ngo wamupapuje abandi bagabo koko n'umupapuzanye kuko ntabwo ari wowe waba waraterese rwose ntibishoboka ntabwo wakwigera utereta umukobwa ngo agukore ibintu nk'ibi ngibi reka nkwereke ubu noneho kugira ngo ubibone neza simushaka hano no wowe n'umugore wawe noneho simbashaka mu nzu yanjye ibi ni ibyondo byanjye narundarunze muzajya kurundarunda ibyanyu ibintu twarabivuganye wambabariye uri kunzamurira isukari ntutura agahinda n'umujinya mfite by'uyu mugore wawe nibwo uri bubibone nicyo ushaka atasi atashe ni amenyereye abatamenyerwa ese undi kutabaje ngo umubwire uwo ndiwe ese reba hano kuki utabwiye umugore wawe uwo ndiwe n'icyo ndicyo wagombaga kumushushanyiriza ku buryo azambana agapfukama